Nizamura indirimbo ya Murera ubwo amakuru twinjiramo tugenda uko ikipe yaraye i Kigali. Numvise umuntu witwa Ndabarasa ufite operation yose y'uburyo Rayon Sport yifuzaga kuguma mu karere ka Gicumbi ariko bikaza gusanga mu biganiro bavuganye n'abategura Sekafa bayibwira batugomba kubura i Kigali akaba ariho utegurira imikino harya niri kuba irito ariko yari kazibara ntago byari byo kwivira igicumbi se ariho bari gukora camp bakaza gutera match Kigali ntabwo yose ari Kigali kandi wagomba kuba mu mwuka umwe niko nyine bavuga ibintu byose bigomba gukorwa ku murongo wowe ukajya igicumbi wenda bazasubira ariko nyine for now ntekereza ko baba bari nese ubu na EPR baribwira ngo vishyurongize muri hotel Kigali. Why not? Kazi ndaza guperereza numve ubwo rero turabyinjiramo neza. Ariko amakuru nuko Rayon Sport yaraye i Kigali iri muri hotel imwe hano i Kigali. Gahunda buriya bafashe mu makuru naje kumenya nuko urabizi ko biriya byumweru bindi bari bamaze i Kigali nako Gicumbi Pablo Ndabarasa na Jori ikipe ya Murera twa twabigarutseho ko bakora session 3 imyitozo 2 mu gitondo nimugoroba ndetse bakaza no kugira umwanya wo kwanaliza amashusho mu ijoro. Amakuru rero nuko ubu ngubu aho bigeze bavuga bati imyitozo turabona bimwe urugero twifuzaga ko abakinnyi bajyaho ku rwego rwa fitness byaratangiye kuza. Gahunda ngo no gukora rimwe hanyuma akanakora icyo bita video session cyangwa video analysis mu masaha akuze. Naje kumenya amakuru ko uyu munsi Rayon Sport iza gukorera imyitozo kuri Nzove Complex isa 9. Bivuze ngo gahunda ni imwe barajya bakora rimwe ku munsi banakore video analysis ubwo ni nakanzite séance 2 bitegura ko bafite match bagomba gutangira kwitwa KVZ yo muri Zanzibar. Sekafa yahumuye abareba bati kipe yacu none tugiye kuyibona mu buryo busa nkaho buhoraho mu buryo busa nkaho buhoraho. Ari kinoze nibaza kuko hari prospector amakuru ntaramenya neza yuko imyitozo ishobora kuba open mu Nzove. icyo cyo nta kirimo icyo kintu hari ingingo aravuze ati muramenye byatohoza ngo menye wayizanye wabizanye Dylan avuga ati equipe pre-season ntabwo ibiri open na niyo mpamvu ziko byagenda kose niyo mpamvu ama equipe menshi afata urugendo akajya hanze cyangwa hanze y'igihugu ubwo nava ama equipe afite ubushobozi kuko azi ko aho agiye gukorera nta bafana babo bahari bari buze kugira gute bari buze ahubwo ari amakipe y'Iburayi bo pre-season bayikoresha nk'igihe cyo kubona ifaranga ko bagenda gura n'abafana bayo mu gihe bageze mu gihe cy'imikino ariko hahandi bari gukora imyitozo nta muntu bawemerewe kuba yahinjira mu gihe cy'imyitozo batangira kubigira open cyangwa se batangira koreka n'abandi bantu ngo barebe iyo batangiye iyi mikino nyine ari byaruvuze babona urwego rwatangiye rwatangiye kugira uko abatoza babishaka bakagira. Rayon Sport rero iyo yari yahisemo gukorera umwiherero wayo mu karere ka Gicumbi no umwiherero bamazemo iminsi maybe ko yari ku itariki 29 sibyo 29 cyangwa 20 zingahe ni 20 nazo kwa gatandatu niho bagiyeyo. Icyo gihe baragenda bakinnye imikino 2 ya gishuti na Rayon Sport U20 bakina no mukino wa Jamus iyo ni imikino yabereye hariya Igicumbi. Undi mukino umwe baje gukina n'ikipe ya Gor Mahia kuri Rayon Day ni umukino wabaye ku gatandatu w'icyumweru gishize abantu tware babwiye twawugarutseho n'ibyavuyemo byose nubwo hakiri ibisigisigi by'uyu mukino. Rayon Sport yari yahisemo kuba yakomereza umwiherero wayo mu karere ka Gicumbi ku munsi wo kuwa mbere w'iki cyumweru turiho nibwo bafashe inzira basubira mu karere ka Gicumbi bakora umwitozo kwa kabiri ndetse n'umwitozo w'ejo kwa gatatu.
urumva haburaga iminsi ine nyuma yo guhera ejo kuwa gatatu mbere ya match haburaga iminsi igera kuri ine nibwo umutoza hari ingingo na Dylan ndetse n'abo bafatanyije ba Sostene ndetse na Sasha baravuga ati abakinnyi turi kubura iminsi igera muri ine kugira ngo dutangire noneho Sekafa Kagame Cup, reka dupunguze imyitozo, reka tugabanye imyitozo yari bati buri mukinnyi namuhasi imyitozo myinshi ari igihe aremera mu maguru, ariko mu gihe ukivuga ibyo na Kenny abadushyiriraho za highlight za match ya Rayon Sport heruka cyane, hari icyo ushaka kuzibyaza cyane. Okay, urumva nitugera mu bakinnyi mu kanya gatoya ngo ndabarasa yakomeza, urumva ubwo ngubwo icyabaye nuko ubwo imyitozo nyine mu rwego rwo kubarinda kuremera nk'uko Peter yaramaze kubigarukaho, baravuga ati reka tugabanye imyitozo kuko imyitozo imaze kuba myinshi cyane, byibura batangire bakore rimwe ku munsi. Bo bumvaga yuko bibakundiye bava Igicumbi kuwa gatandatu ku munsi nyirizina wa match. Oya, match iri ku cyumweru, ni ku cyumweru. Bo bumvaga bashaka kuza i Nyarugenge baje gukora decrassage, bakarara i Kigali rimwe, bakarara i Kigali muri hoteli babageneye, bakaza bagakora decrassage, bamara gukora decrassage kuwa gatandatu bagategereza match yo ku cyumweru. Abateguye iri rushanwa bohereje Rayon Sport imodoka Igicumbi, yagiye inkungugu kwa kabiri yarayeyo, babohereza imodoka Igicumbi. Urabona ikibisi bari kugenda bari umwitozo kuwa kabiri, kiriya kibisi nindo kibahaye ni cya Sekafa. nituyigera umwitozo kuwa kabiri niyo bisi bagiyemo, umwitozo kuwa gatatu wari wo ejo hashize niyo bisi bari barimo. Noneho abari gutegura Sekafa babasabye yuko bagomba kuza bakabaho mu buzima bwa Sekafa nk'uko andi makipe abaye, ababwira ati za Simba n'abandi bose baje ubu, none niba amakipe yamaze kuhagera namwe muri mu biki Gicumbi ugomba kuhagera. Bamenyeshejwe kuwa kabiri, babimenyeshejwe kuwa kabiri nimugoroba, ati mumanuke inkungugu, nimuze mwitegure mube muri hoteli mwabukingiwe kuko turi kuyishyura. Muri batangiye kwishyura aho Rayon Sport igomba abakinnyi na staff bose bagomba kuba. Sekafa yo yirera atangiye kwishyura. Urumva kuri information nuko ni leta y'u Rwanda iri kwishyura no mahoteli organization uvuga ngo ni Ferwafa na ministeri nyine ababa bagize ariko nyine no mu izina rya Sekafa, ntabwo babikora nka leta y'u Rwanda. Noneho icyo bashaka ni organisation nyine kugira ngo amakipe abe hamwe bahumeka umwuka umwe, bizatume nyine mu buryo bw'imigendekere myiza. Urumva iyo irushanwa nk'iri ryateguwe mukabona amabisi aragenda, icyo organizer abashaka no gushyira amakipe muri condition zimwe cyane. Ekipe wenda bafite bari bafite avantage kuba Igicumbi, nk'aka kanya ntabwo nka ministeri ariyo yavuga ngo Rayon Sport iri. Oya, nyine irushanwa ni Sekafa Kagame Cup, tutitaye kuri organizer, tutitaye kuri byose babiri mu biri under ya Sekafa mu mutaka wa Sekafa. Ubwo barabwira ati rero mugomba kuza kuko hoteli yarishyuwe, n'abandi bose niho bari kuba, n'abandi bose nyine aho bagenewe niho bari kuba. Namwe rero musabwe gitware nk'abandi kuza, ntibashaka ikipe iva mu ntara na mbere ni tutu ni vumbi. Mbere na mbere hari ibibuga byagenewe gukoreraho imyitozo, mugomba muze mukoresha ibyo bibuga, abandi bari kugira gute bari gukoresha. Bavuga ati twebwe rero dufite inzove complex, ko bavuga ati twe ahantu twumva twakorera ahacu hasa ntagira umuntu winjira, uko uri kubona nk'ara kuri Ferwafa arase wakumira abantu kuri hoteli hari kandi buri mbere ya match azajya no kuvuga ngo ujyanye abantu gukorera kuri tapi 15 yo gukavaringa kuri tapi wakumira abantu hano kuri tapi umumotari ahita aparika agahita aza kwirebera kandi cyane. Urumva ati twebwe rero ubwo mu gihe mutaratuboneraho ahantu twakorera awikro hari kasha turajya mu nzove Murera
ejo yakoze ngo urugendo mu nzobe rw'isaha nawe nabonye bya bibora bataramu babyurira kuva hariya ugera mu ntuza n'isaha ujye inzovu nawo mwitozo kuva barawurira hariya igicumbi ku kibuga ujya he ugera hano ikicumbi icumba rega ni hafi isaha ni n'igice hafi isaha n'igice saa n'igice umuvandimwe. kandi kiriya kibisi kiba kiguruka umuvandimwe mwambwiye ko bahagenze ngo isaha okay iriya bisi biguruka Birashoboka. niba ni private ubwo wasanga ibaze yajanishije nimba ushobora gufata bisi ako ifite cortege ifite cyane. Nibyo. ni iriya isaha bisi biguruka Nibyo. cyane Gusa imodoka zose zirimo gutwara amakipe urabibonye ngira ngo Bafite ejo aba- ni bafite ya- abapolisi imbere yabo tasika yari igiye mu myitozo ni tasika ni Oya, goro ni ya ekipe banuze tasika yagera mu rwanda uyu munsi tasika niyo igomba kugera hano ni ya nyuma. ekipe yaba iyi ngiyi ntuza yagiyemo ya papi papi iyi yitwa yo muri Zanzibar oya yo muri Djibouti ngo ni garde de garide republicaine niyo urabibonye ko yadutambutse ejo ifite umupolisi urimo imbere kubafasha y'iyongoje imbere yiyongoje ubwo rero na Rayon Sport nuko yamanutse ngo bakoze urugendo gukoresha isaha imwe uhita ubyumva nyine impamvu isaha imwe ngo birumva bakoze urugendo rw'isaha aho twaganiraga niko yambwiye ati ni isaha rwose twakoresheje kugera i Kigali ubu ngubu bari muri hoteli ntabwo turi buze tuvuga amazina y'amahoteli kuko nta nimwe twishyura nimba Utatwishyuye. yakwishyura bwa gato nari nshitswe ndayivuga saba imbabazi cyane amagambo yanjye yarananiye cyane saba imbabazi cyane ubundi bajya bakuyera amafaranga bamamarize kuko n'ubundi irancitse ibanga neza ryararaniye. ndabarasa ndeba ikijisho ndavuga ntihoziba kuyigarura biranze kwa make pe kwigarurira biranze cyane kuyishaka kuyigarura uvuga uti n'iki biranze Eh, urumva iri i Kigali Murera murero buri i Kigali iri i Kigali rwose sasa rero abantu Peter bangana gute kugira ngo tubahe amakuru akomeye turimo kwinjira muri wa mubare w'igipfunsi okay, turimo turagenda twegereye abantu nibaza ari benshi ariko bajyana Bazi. da subscribe by the way cyane mukore subscribe Ntabwo subs kabisa sabu ntituzeruka bakora ziseka uyu fa munsi basi muduhereze bangahe Peter 200 Okay. cyane Twavamo- byibuze tuvemo tubafite dufite Nta 200 twavana dufite 71 na 900 Okay. ubwo nuvuga ngo Oya, umuntu ni wese ibyacu n'ibyabo babikore nyine turebe ko nitubigeraho turi mu minsi iri imbere umuntu azajya yandika comment amaking sure ko Yanakoze yakoze sub cyane ntabwo tubategeka turabasaba Cyane. abantu bacu kandi erega turi umuryango turi umuryango Ngo. uvuga ngo Se- aba badukurikiye turi umuryango barabizi ko turi hano kubera bo cyane Banga. iyo Barazi tugeze ko- saa yine baba bizi ko tugiye kwinjira mu kibuga ijoro Pablo aba yaraye ahamagara kugira ngo abone izanda biba ari ibibazo bikomeye cyane ibyiza tugeraho atazaza kubareba mu maso afite isoni icyiza Eh, ko ibyiza tugeraho nabo babyenjoyinga cyane cyane ndabyibuka bwa mbere ahangaha tugira 1500 live nibo ba mbere bishimye bavuga ati we made it Yeah. nibo babyandikaga muri comment cyane ati we made it nyine barishima ubona yuko they are ni part ibintu of bya- the family ubwo rero nk'umuryango niba uzi ko udukurikiye utarakora subscribe uyu niwe mwanya mwiza wo kubikora pe ahandi ibintu bikagenda neza kurushaho ubwo rero Murera yageze i Kigali ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu washize abenshi si bwo babonye itara ry'i Kigali abenshi bashya oya baraharaye Baraharaye. cyagiye Abenshi baje ku munsi wa ntuza hari abaje kwambuka hari abavuye ku kibuga cy'indege ariko baraharaye bakomeza igicumbi cyumweru baraharaye bavuye muri muri Ba- mata ku wa gatandatu. ariko se mu kuharara Pabo ninde muri bo uzi byibuze ndabara i Nyamirambo Muri ya- mu Biryogo. ndabara mu Biryogo mu Marangi ndabara muri ya Ugiye gahunda kumera yawe, nka reka wa tuvuge mwana. welcome to Kigali. urumva Pablo Kigali boro umwana bagenzi be Hano si bamwiraseho Gicumbi. b'i Kigali Eh. bambwira ukuntu ngo barya za breba ngo bambwira uburyo ngo bajya mu byicungo n'iki hari uwo mu cyaro arabareba atari kubura nanjye hari ikintu nzi mutazi Eh. bati ni iki se ati ngenzi ntabiri mwebwe Okay. murayizi kandi koko barebye basanga nayo hasi icyo bita amasinde cyane baza nka Ken ngo amasinde urayazi ati ngiye ko zintabire murayizi Keni ntago azi amasimba. reka 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 eh ntazi icyo bita Urayazi. icyo bita umushike gusa urwira araruzi wigora wigora buriya umwana rubwirwa n'iki urimo uragora umwana cyangwa ikintu uruteje habazi uruteje oya. Uruteje Ese atari. nibuka kera tugitangira gushyira inka mu biraro ruteje abarukuvurishaga Uta- barwaye uta- isekera dutangiye kujya twahira ruteje abaruvurisha umuntu warwaye isekera ariko ikintu bita Sekera urayizi? uruteje rya Cyane. rugira amata meza Eh? uruteja iyo urukwavu ruyiruteja ruhita rwitaba imana icyo urarukiza uruteja ni ntuza eh uruteja na bino bita rugira amarira bino by'insina
Amagagama se? Oya. ibinuza by'insina bigira Oya. amakakama. imitumba 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 n'uruteja ntabwo bigira amata meza, amata aracika. inka yabiriye yego inka yabiriye ikamwa ntabwo igira amata meza. so ubwo rero mu cyo nasorezagaho, Murera iri hano i Kigali mu kanya gato ku isaha 9 iraza guhita ko ijya mu Nzove, ya masaha isanzwe ikoreraho imyitozo mu Nzove niyo iza igiye iri buze kujya gukorera. Reka nkubwize ukuri, umuntu ufite akazi k'umutekano mu Nzove ko kuza gukumira abantu, umuntu urira senyenge ukamubona ari kuramukira arakomerewe cyane. Ni hano hafi y'aho binjirira, hari ahantu bahagarara, hari abarashyira abasekirite, abataramu bazenguruka baca inyuma y'ikibuga bakazenguruka bajya hejuru. hari abataramu bo mu YouTube channel. Umuntu irambona Eric Gisa ari igiye abona nk'imyitozo, aragataramu imyitozo iri live akibaza imyitozo iri kuva ari umutaramu bari bagiye guhanura yazengurutse agiye kwiba imyitozo, ariko kuri iyi nshuro ho biraza kugorana. Gereka mubwize ukuri, inshuro byagorana. ikintu bita sekirite mu Nzove saa 9 ibana birasaba gucana maremare, kuko umutaramu arashobora kunyura muri humye ukabona yambaye jezi ahubwo ari no mu kibuga. So Peter rero impamvu ni iyi, aba bakinnyi ba Rayon Sport nyine ari ukuntu yabimanye, abantu ntibababona cyane nyine bihoraho. Ubu rero abantu bavuga bati ariko ubu ngubu koko nicare nubwo bavuze ko ari awikuro, ndeke kujya kureba cya Kamena, nicare gutya nicare ndeke kujya kureba Murera mu myitozo, biraza gusaba agatuza. Biraza gusaba agatuza kabisa hariya, ariko abantu bagomba no kujya bubaha, hari impamvu abantu bagomba no kujya bubaha ibyemezo umuntu yafashe. Icyo umuntu ahisemo avuga ati uyu muntu icyemezo yahisemo ntari binyike nyine reka tumureke. Amahirwe nuko bafite match zo kubarebamo, ubundi nta mpamvu yo kwihutisha ibintu kuko barakora imyitozo ariko bafite match ku cyumweru, bazagende babarebe. Ugenda ukareba ibyo bakoze mu myitozo ko bari hari ikibazo, abo bakinyuka n'ababona imyitozo yagize ifunguye gukora nk'akadecrassage. Imyishyuza ari decrassage igiye kwikora. Urumva ko nyine n'ibyo ibintu imibare bari gukora ngenda yumva ku ruhande rwa ekipe nyine irimo inyungu ko izajya gukora imyitozo. Ariko mbonye impamvu abakunzi bayo bayikunda. Ubone we ndimo kujya nabona impamvu abahanzi b'abastar benshi badakunda kujya muri public nyine guhura n'abantu. Kugira ngo muzakomeze mugirire amatsiko. Yagiyemo baramumenyera. Peter, uzi nka King James impamvu amatike y'umunsi umwe 2 yari amaze gushira mu myaka 5 iheruka. Harano uka King James kuri stage bamukurahe, cyangwa sarano mwigize gutana no yahuriye nawe ngo hana akubitana no mu nzira ngo mu kabari runaka twari turimo kuganira, cyangwa aririmbiye aha ngo cyangwa namunye kuri YouTube channel cyangwa kuri televiziyo runaka. Ago nta mwakubitanira mu uwo bita babazi ubwenge Ruhumuriza James ngo ni yagiye muri studio ngo hamagara Pastor P, ngo niwe muntu bakorana no kuva zamani nka saa 7 saa 6 ati ndaje ubwo izo saha wazibukinze bandi arababwira ati ntabwo ndi buboneke, no clearinga area. Umuhungu akaza akarikodinga akitahira, aga bashaka guhurirayo n'abantu. Niyo mpamvu rero no kuri iyo day nkubwije ukuri hari abantu basubiyeyo hariya batarebye benshi basubiye ahantu basubiyeyo. Bigaragara yuko niyo bigikunda no ku mahoro nta wamenye niba byari kwa sold out, ariko abantu bari kuba arimo ari benshi. Kubera iki uwo Kamera ntabwo yagiye kumurira mu Nzove yamufite amatsiko n'abandi benshi bagiye batandukanye. Rero hari ibintu bakeneye kumenya. Baraza kwakira ku cyumweru ikipe yo muri Zanzibar KVZ. Nagerageje kumenya amakuru ya karaga kipe, nsanga amakipe burayi muri Zanzibar agira ikintu bita Toto Football. Attention Pablo, kuko abantu bari kwita ikipe yo muri Zanzibar yatwaye mapinduzi itsinze APR. Ni Murandege. Si APR yatsinze. Ni Murandege FC. Zanzibar ikipe yakomeye kuri finale. Abareba bataza kwifata nk'ikipe yoroshye. Ndumva yego yatsinze APR. Zanzibar ama ekipe yao. None ikintu gikomeye kuri aga kipe ngo gakira ikintu bita TikTok.
abareba bazaba bireba ejo bundi ikintu bita tiktak kwita agakipe abareba akagira ntago ni ikipe ntabwo ifite abakinnyi bazwi ariko bafite uburyo bari connecte kuri Tanzania uburyo bakina icyo bita toto football wa mupira wegera ikipe y'igihugu ikipe y'igihugu ya Zanzibar niko ikina urabona ikipe y'igihugu ya Tanzania none se toto iyo byaho yari bayita Taifa Stars cyane uko yita yego Taifa Stars iyo byihuje iyo bitihuje ni Kilimanjaro Stars biracyabaho se none so abari bakeneye kumenya rero iki uyu munsi imboni yanjye yambaye amakuru utaravuga wenda ngo bakeneye kumenya urazi ko ama equipe yose ava mu birwa ugenda ubaruhereza Cape Verde ni yihe yindi twajyaga duhura cyane abakomeye cyane yari ivuguruye asigaye akina umupira nimba bitoreza ku mucanga simbizi wakomeza kimwe mu bintu abari bashaka kumenya ni ukumenya ngo imyitozo 3 Rayon Sport yakoze kuva kuri Rayon Day ni imyitozo yongeye kwereka iki umutoza hari ingingo Francis kuko nk'abantu bariyo bakubwira ko mbere na mbere Rayon Sport n'ibyo twavugaga ntirava ku isoko hari abakinnyi bandi Rayon Sport yaza kongeramo byanga bikunze tutaramenya ngo ni bande yego barahari hagati ya 2 cyangwa 3 so hari ibintu bitatu cyangwa 4 umuri agomba kumenya mbere na mbere Rayon Sport ikeneye kwereka abafana bayo ekipe ifite imikinire itandukanye na Rayon Sport y'ubushize kubera iki assessment yabayeho twanabigarutse mu bigano byacu biheruka nuko Rayon Sport yakinaga ubushize ntiyari ifite umuwinga watsinda ibitego ntiyari ifite umwataka watsinda ibitego wanatanga assist fashe bagenzi Rayon Sport ntabyo yari ifite kuko harya watsinze ibitego byinshi muri uyu mwaka ushize Sasumani harya umwaka ushize Sasumani ntiyatsinze 9 ni 9 Nasumani wo Nasumani wese ninde ariko batsindiraga Rayon Sport zishize Nasumani natambwe ariko aka kandi muri bo nawe ufite ibitego birezi 10 uziko uwo bita Atiso amaze kunganya ibitego arabura igitego kimwe anganye na n'inshuti ya Pablo bita maze no kumwibagirwa ngiye buriya Basani Aziz Basani yatsinze 3 Atisa amaze gutsinda 2 mu mikino 2 kurikira kanyumva bwo ndabara warukomoje yatsinze kuri Jamusi atsinda na Gor Mahia none warubwo yatsinze kuri za maki zibayabaye za Marine na Gicumbi uwo ni umwe sibyo arabura igitego kimwe Kameni akiza atanze assist y'igitego ako kanya mu minota ingahe na Mubaraka nawe Mubaraka yaratsinze mu mukino amaze kugira uruhare rw'ibitego 3 yatsinze 2 ejo bundi atanga na assist ubwo 2 yabitsinze kuri nuza kuri academy yatsinze academy yatsinze ku academy yabitsinze ku academy kuko kuri Jamusi nuva ataratsinze yego ubwo ndabarasa rakomoje kuyitwa Mlandege yatwaye Mapinduzi Cup 2024 yari yasezereye avuga peri muri semi final isinda Simba kimwe kuza kuri final yatsinze Simba kuri final kimwe kuza urumva bakipe ara no kuyitondera cyane mabi cyane ariko abareba abantu bakavuga bati mwibuke ko igikombe cya Sekafa Kagame Cup muri reheruka gutwara yagitwaye ikipe muri Zanzibar kuri final bakanavuga bati nicyo kikumvisha ko n'aya makipe muri Zanzibar yo yageze muri Sekafa aba ari amakipe ataje kuryoshya irushanwa gusa ahubwo baba baje bari seri hari ukuntu abantu batabumva ngo Zanzibar bakumva ngo ni ikirwa bakumva ko ari ikintu nyine kiri aho ngaho cyoroshye abaze Cape Verde si ikirwa kuvuga ngo rero hari ingingo yakozeho bikomeye cyane kubera ko hari ingingo Francis Christian ni umutoza utagendera ku izina ry'umukinnyi ngo umukinnyi ngo ameze gutya ngo azabanza mu kibuga urakina ari uko ubikoreye niyo mpamvu no kuri match hazaza 98% by'ikipe yakinnye kuri Gor Mahia 98% bitabujije ko dushobora kuzabonamo impinduka imwe cyangwa ebyiri kimwe mu bintu buriya ngo
hari ingingo yakozeho kinakomeye cyane Peter twaze turekomoza ahangaha kuri atake ye yishimiye uburyo Atiso contribution imbere y'izamu kuva kuri match ya Jamus kugera kuri match ya Gor Mahia afite ubwenge imbere y'izamu icyo kintu yarakimushimiye afite ubwenge imbere y'izamu icya kabiri ni umuwinga utagira dribble nyinshi akina ibikenewe nuvuga ngo imbere y'izamu akina ibintu bikenewe buriya ngo bagenda kuri komanda umukinnyi ukina ku ruhande icyo kintu bakirebyeho umuwinga ugira dribble nyinshi ariko utashobora kugira contribution imbere y'izamu swat yo gutsinda igitego cyangwa gutanga assist uwo muwinga mu muturindi icyo ngicyo ngo bakirebyeho icyakabiri mu mwihorere rwose barareba bakavuga bati twahoranye ahangaba winga barareba bakavuga bati twahoranye Vinyinu twahoranye Aziz Basane wo kwiruka twahoranye Cindy Paul Jesus barabatondeka baravuga bati tugirangije karite zaba ngaba turekomanda umuwinga umeze gutya ukora biki imbere y'izamu ariko bya bike bitanga umusaruro ati si cyo kintu twakimubonyeho niyo mpamvu kuri 11 ari we prioritaire ku ikipe ya Rayon Sport baravuga bati rero bagera no kuri diru ikaze umuntu bita Kameni n'umuntu bita Mubaraka abariyo baravugaga bati Kameni na Mubaraka imikinere yabo ni iyi kimwe mu bintu ngo Rayon Sport ishaka no kuvuga ngo bari no gutoza Kameni ntago ari umukinnyi uza muri build up ngo azitangirane n'abandi umupira bawugirane mu izamu ari nacyo kintu ibintu Mubaraka murusha rero hari umuntu wamaye amakuru ababwira ngo ikimwe mu bintu kipe Rayon Sport izakoresha kuri Kameni nta kindi kumutoza ikintu bita finishing gusa gukora icyo bita igikorwa cyanyu abataka bakina gutandukanye hari umwataka na Harand ukora ikintu bita finishing finisher hari umwataka na Harry Kane ukora ikintu bita build up plus finishing kimwe n'abaje ikoresha mu ikipe Arsenal n'aba Julian Alvarez niyo style n'aba Alvarez rero umutoza aringinga ashaka iki ashaka umufinisha kuko abakreateri deja yarababonye yabonye umukreateri 11 abona umukreateri wo kuri 7 abona undi mukreateri wo ku 10 bajya guhuza kariti nuvanga ikintu bari bakeneye ni kimwe turaza kubona umuwinga uca kuri 11 ufite watsinda ariko akanatanga assist ese meme no kuri 7 watsinda byibuze minota 90 akaba yatanze assist ebyiri ku mwataka yinaniwe tubibona ko yinaniwe buraro kugira umwataka ariko ntugire umupaseri mwiza noneho twebwe tukagenda muri mutaka wo kuvuga ngo umwataka byamunaniye gukina kandi mu by'ukuri ntaho paseri afite icyo ngicyo twakibonye muri sezi ishize ku ikipe ya Rayon Sport ari nacyo ngo umutoza ari ingingo ndetse na Diane barebyeho cyane baravuga bati niba dufite Atiso ushobora gutsinda akanatanga assist tukagira Issa Jigiba ushobora gutsinda agatanga na assist tukagira Tambwe Gruari cyangwa se Elitatu nawe ushobora gukontribuwa gutyo ese dukeneye Mubaraka nawe umeze nk'abo bakinnyi cyangwa dukeneye none umufinish uraza kuburi hariya bakamugaburira agatsinda nicyo kintu cya mbere ngo barebyeho dushobora kuza no kubona muri Sekafa abwo nk'ubu ngubu nk'umutoza hari ingingo ko yabitweretse muri Kiyovu agakinisha Sanja Brian na Fidari bigatanga n'umusaruro ubu nta buryo ashobora gukinisha Kameni n'uwo bita Mubaraka ubwo yabagiye muri system ya 4-2-2 kandi system ya 4-2-2 yica nomero 10 ubwo nuvango mu kibuga hagati abari bo Mudera Kubari na Jigiba uruhande rumwe rugasa nkaho rukinaho Atiso urundi ruhande ngiye narusabiye umwana bita Elitatu nkurikije Elitatu yitwa nari ndimo gukora Elitatu yahakina no gukora verification ni like cyane ku mibare ya Antonio Atiso Kojo nyuma yuko ageze muri equipe ya Rayon Sport
sanze ya match ya U20 barayikinnye ataratangira we ntabwo yarahari amaze gukina match ebyiri amaze gukina ebyiri yakinnye na Jamusi na Gor Mahia match ebyiri hose yaratsinze kuri Jamusi yagitsinze kwa 75 no kuri Gor Mahia yatsinze ni ukuvuga ngo abareyo ubwo arajya kunganya imibare na Basane kuri sezo yose ibitego bibiri muri match ebyiri amaze gukina kuko Basane no mu mikino y'ishuti ntiyatsindaga ni ukuvuga ngo abareyo kimwe mu bintu baraza kwitega muri Sekafa nicyo ngicyo nababwiraga ko ntihari ingingo ngiye nabigerageza Pablo ni ukuvuga ngo systeme ya bane banuvuga 4-2 ihita ikuramo nomero 10 exactly ugiye nuvuga ngo byahita bisaba ko Issa Jigiba akira nomero 6 ari babiri gusa oya niko byagiye ngo dore ikintu gitakiba ntabwo bakira nimero 6 ari babiri ikintu gitakiba ni kingiki uhita ubibara Mudeli Akbar uretse systeme ya 4-2 ibitego winga babiri dore byabimeze Mudeli Akbar agomba arigiye uhitamo gukina 4-2 wingi imwe ukayica wica wingi imwe ubundi ugashyiramo abataka babiri wingi imwe ukayica natamfata L3 agasa nkaho we agarukamo hagati ukundi L3 abantu bamuzi neza bamuzi nka nimero 10 ariko igihe hari ingingo afite amahitamo menshi nicyo cyiza kuko akajya asabira hagati biterwa n'agace nanone L3 mu gihe badafite baro L3 akaba bizi neza yuko araza kuba ari mu bantu bo hagati mu kibuga ubundi akenshi muri animation y'iyi 4-4-2 niho ubibonera neza umuwinga umwe yatinga nk'umuntuza nk'umediateri baba badafite baro L3 akaba yaza agasa nk'uri hagati mu kibuga mu gihe bapanuye none batangiye kwataka adversaire akajya gusabira mu mpande kuko nge mbona yabigororotse cyane sinakima ubwiza bwa Kameni cyangwa se uwo bita Mubaraka ubwo naba nahisemo gukinisha umwe ko nabonye Kameni nyine fitness itaraza nyine oya Kameni katari super cyane abataka nk'abari usukuru bakina ndabara ntago baza muri burida abahagaze araka bakamupasa ubu ukuntu ibintu bimeze ashyira mu izamu afite shwa zirenze imwe yego nibyo Trace Ndabarasa yaravuze nayo irashoboka 100% ko afite abawinga beza pe ariko n'aba bataka babiri afite baba nimero 9 bafite nuza ebyiri zitandukanye buriya Mubaraka ashobora gufasha mu gushaka umupira kandi akajya no gutsinda akanawutanga neza no ibaza ari kumwe na Kameni right Kameni wenda bari gukora ku kintu cye cya finishing cyane akaba yamufasha abataka babiri mu kibuga bose ni ukuvuga ngo Mubaraka ni umunyarwanda Kameni ni umunyamahanga iyo mibare nayo irashoboka nuvuga ngo ikintu kiro aka kanya kambahereze nk'urugero mu bintu byatumaga ikipe y'igihugu ya Brazil itabona ibitego niyihe itabona ibitego byinshi mu gikombe cy'isi kuba umwataka yarahari nka ntuza bari bajyanye Gol Thiago we ni umupivo nkande nka Kameni waraginaga gagarara gategereza ko bamuhereza imipira kandi mu buryo bw'imikinire ya Brazil bisaba ngo we intervene ntabwo uzajya guhagarara ngo bajye nta masantre abamo ninde uri buyiguhe ntabwo kwa kundi ngo kwa Brentford ngo bazamuye santre ngo razamutse shize ku mutwe uraza we ube involved mu mukino baro muyitware umenye ngo aha kanya niba umaze kwitanga bakubona ku 9 wageze bahita kuba guhereza umupira nicyo kintu kipe y'igihugu ya Espagne yari ifite ngo rutayizamu hatari oya bakiniraga bakina nka equipe collective football na Real Sport rero niwo mukino wayo niba kuko ishaka gukina nyine total football ni kubundi kinwa buri mukinyi wese mu kibuga aba involved mu mukino uri gukina gereraho magaze so Kameni ntabwo Kameni biramusaba nawe gukora ku kintu aka kanya ntabwo uwo bita Atiso niba mwaramubonye ntabwo ari wa muwinga w'amasantre oya bya bintu by'abawinga b'amasantre byararangiye papa ni umuwinga winjira nyine ashaka bro gutsinda yinjira muri surface yagira amahirwe akakubona hafi imbere ye ntabwo ari buze gutanga ngo santre ngo imwe ngo bya bintu ngo avuyemo ngo nta santre atanze abawinga b'amasantre ntibakigezweho abantu iki gihe dusigaye bazwiho amasantre cyangwa se ushobora gukenera amasantre ni nimero 2 na 3 rero basigaye batanga amasantre
niyo mpamvu usanga banafite n'ama assist menshi bitandukanye na mbere. Rero icyo kintu umutoza agomba kukiga akamenya ngo Kameni ari buze kumfasha iki mu mikinire. Ntabwo ari buze kugenda yashaka umwata gushyira mu ipoto nta kindi kuko njye niho mpagaze kuvuga ngo Kamena araremere ntiyaza muri build up. Ushaka build up iki? Ufite abayikora. Ubwo rero uburyo bw'imikinire bugomba guhinduka. Afite abayikora ubwo ngo niba ufite upasere nka Issa Jigiba ukagira ritatu ukagira Tiso urakira Baraka w'iki washyizeho mwata kufinisha no se Pablo kankwereke shiraho mwata kufinisha wagize ngo Rezo Barca watakiraga Espagne so watakagara wagize ntibabizi neza yuko ntabwo yari nimero 9 niwe wakinaga 9 nyine yakinaga nka nimero 9 ariko muri kuko ikintu umutoza De La Fuente impamvu yafataga yakoraga amahitamo ye ari buze kuba involved mu mukino kurusha Ferran Torres. Ninyobye ashyira cyataka gitsinda. Niyo mpamvu cyataka kiratsinda niyo mpamvu umutoza kandi nkubwira ngo bazanye abantu bamuhabaro. Niyo mpamvu umutoza bita Ancelotti hari bamuhabaro. None se Issa Jigiba ashinzwe iki? None se kangubaze Ritatu wigeze ubona usibye ko Baraka yaca karindwi buriya wigeze ubona Lamine Yamal sero mu winga ngo azamura ngo ibisantre ngo ibiki byose arinjira nyine araza mu rukine wowe umwataka uragera ku izamu ugomba kuza kwanza ukaba involved. Ugiye kureba n'imitekerereze nyine yahari ingingo mbere yuko bagura abakinnyi kuzana umuzamu ushobora gukora kubaka umukino kuzana abadefenseri bashobora kubaka umukino nuko ariyo mikino irashaka kwa aplika muri equipe bivuze ngo buri mukinnyi wese urimo agomba kwiyadapta nyine kuri systeme bagiye kuza. Ntabwo wavuga mu gihe cyane kipe zifite abataka nka Zari Hilal gushyira mu Baraka hariya shyiraho yataka rumeke ukuntu ari igihigi icyo nge nyine rusha bari abataka bose mwebwe dore kintu muri kumukundira nagera yakimukundira arakora ni mwiza muri build up nibyo ariko si cyo yikeneye muri build up oya urebye imikinire ya sport ifite akaye azi kwidemarika avuge ngo nimba amaze kujya gutanga baro nyine equipe ifite baro ngenda asubira muri wa mwanya wanjye Pablo urabona badayifite arafasha no mu gihe bayibonye aramenya ngo ndahagarara imbere y'izamu nyine ni umufinisha at the same time azi no gukorana na equipe bagenzi urabona ku bwa Bruno Ferri cyangwa se Lotfi Kameni yari kuba ari rutayizamu urenze bitewe na noza bakinaga n'uburyo bw'imikinire Lotfi yakinaga defense ya batatu buri kanya amasantre yabaga azamuka buri kanya Kameni basumba bose agira gute ahita ateramo kireka ahubwo hari ingingo nabwira abasore bakababwira ati rero nitsa tugiye muri final sad turahita duhindura noneho turahita duhindura iki uburyo bw'imikinire twinjiyemo turabizi ko Kameni ari hariya ariko nitugera hariya wowe Atiso ikintu cya mbere ugomba kubanza kureba urebe Kameni ahantu hagaze umuzamurire icyangombwa si ukurebayo niyo atamuha akitsindira bitwaye iki nyine uburyo ndavuga uburyo bw'imikinire bafite aka kanya uburyo bw'imikinire niba ari umupasi ariko akabona uburyo bwo gutsinda cyangwa kumugumuha pasi arareba kimwe muri ibyo agikora urumva ariko iyo potential abakinnyi ba Rayon Sport bazanye barayifite ni ukuvuga ngo Issa Jigiba twabonye ko yagupasa ari hariya ku icumi Ritatu ni umupaseri mwiza kuva muri Mukura turabizi sibyo aba bakabange babazamura amasantere ni mwiza ku mipira y'imitwe kurenza n'uyu Baraka ruvuga ngo ku kirenge arega na Kameni twarayibonye yanaguha pass ntago turitsa ngo we bazajya bamuha gusa oya nawe nabona uburyo bwo guha pass azayigwa nkuko twabonye ahereze ejo bundi nde tanze ku mutaramo witwa Fabio niyo mpamvu kugira umwataka nguwo biraza kugufasha mbere na mbere ni muremure imipira y'imitwe biroroshye kuyitsinda kurenza Mubaraka Mubaraka no mushyiramo ngo umukreateri ngo nabaza muri build up ufite umwataka wo mufinisha iyo none si yo build up tuvuga ubundi turebye n'igitego yahaye assist umuntu bita Fabio ubundi wagize ngo yari ari he Kameni nawe ni baro yazanye
barayimupasa acenga umuntu ahita atanga pasi bivuze ngo rero build up yayishobora ari match imwe akiri iminota mike cyane asimbuye. Ni byiza kuri Rayon Sport kugira Kameni na Mubaraka bari hariya. Igisigaye kugira ngo menye ni kimwe. Kuvuga ko wenda afite amahitamo ibisubizo byinshi muri option zitandukanye, nyine ashatse yakina bimwe cyangwa agakina ibindi, nicyo cyiza gihari. Ntabwo tuvuze ngo wenda ngo kuko uyu ngo yakina gutya ngo ntabwo azajya mu kibuga, ngo cyangwa kuko uyu ngo yakina gutya ngo azajya mu kibuga. Oya, azaba azi neza ko afite ibisubizo birenze kimwe kuri bench kandi bishobora gukina mu buryo bwombi. Sina nubwo bivuze ko buri match yose azajya akina ya Toto Football, kubera ko bitewe na shampiyona yacu n'ama equipe uko ameze akina ibintu bitandukanye. Ubwo rero byose azabikenera. Uzi ko basifuzi b'Abanyarwanda aribo bazasifura Sekafa. Buri gihugu cyagiye cyohereza abasifuzi nyine muri ibi bihugu byo mu karere ka Sekafa. Nk'ikipe iri mu rugo nako nk'abantu bari mu rugo batatu. Buri gihugu rega Sekafa. Oya, Sekafa igize buri gihugu cyagiye cyohereza umubare. Abasifuzi n'abasifuzi 19. Nicyo gihugu gifitemo benshi se urebye we. Icyo nzi cyo twe turi mu bafite bake. Kandi ariko rwego. Kandi buri munyamuryango. Buri munyamuryango yaragombaga gutanga. Ngo ibihugu ni bingahe? Hari Tanzania, hari Kenya, hari u Rwanda. Ubu ndavuga ibihugu byaje membre byaje ni 12 bihari. Aba bataboroheje ama equipe ntabwo bakohereza n'abasifuzi. Hari ibihugu 12. Ubu ntabwo ibyaje ntabwo birimo. Hari Sudan. Nago abaje nago bagomba kohereza abasifuzi. Oya, ni kuvuga ngo nk'igihugu kitakohereza ikipe kidahagarariwe n'ikipe cyane cyane urabona nk'u Burundi. Ntabwo bashaka kwitabira kuri ibibazo bya politiki. N'umusifuzi ariko ibyo bibazo ntibamwemerera agira ute yinjira. Na Kongo nuko. Ariko urebye umusifuzi 19 batatu ni bake. Muri abo batatu usifura hagati ni Samu Samura Muteyezu Diodone ntasifura ku ruhande. Diodone ni ku ruhande. Shimwe Didier ku ruhande. Ubwo hagati no kwikomereza Pablo. Nicyo twavugaga kuri icyo kintu kijyanye na attack. Ikindi tugiye kwitega ni kuri nomero 10. Ejo bundi Kameni atanga ira assist. Umuntu wari umuhaye pass amwita Tony Kitoga. Sinzi na mwarabibonye. Tony Kitoga Rayon Sport ibona qualification yo gukina imikino ya CAF niwe atsindira Rayon Sport igitego. Agitsize ikipe ya Gorira. N'umukinnyi w'umutoza n'abafana twarabibonye ejo bundi bamwakira ejo bundi. Ari mu bakinnyi bakomewe amashyi menshi n'abafana b'ikipe ya Rayon Sport. Yinjiye mu kibuga induru ziravuga. Gahunda ihari abareba baze kubyitegereza neza. Ntabwo azabanza mu kibuga kuko hari Issa Jigiba ku mwanya we. Ariko azabura iminota yo gukina umuntu bita Tony Kitoga. No kuvuga ngo ni gake cyane tuzabona nomero 10 arangiza match. Haba ku makipe y'I Burayi haba ku kipe yo mu Rwanda. Ibyiza ubu ufite backup nziza biroroha. Ngo niba Issa Jigiba banje mu kibuga ikipe ya Rayon Sport ikaba yatsinze ibitego 2 kuko utashyiramo Tony Kitoga nitanatsinda. Ariko by the way ubona ko byananiranye igitego cyabuze nta kuntu mutabigenje. Hari ingingo azajya kuramo Issa Jigiba ashyiremo Tony Kitoga. Nuvuga ngo Rayon Sport igomba kwitega remplacement tuzajya dukomeza kubona mu maso yacu. Aka kanya turavuga ngo ikigero cya 90% Rayon Sport ifite abakinnyi 11 bazajya babazamo. Kimwe n'ikipe ya Petro turagarukaho. Sibyo? Noneho rero abareba baribaza bati ese tuvuye muri Rayon Day twakinnye na Jamus dukina na Academy ariko se bimeze bite byibuze image ishusho ngari ya equipe dufite ko imaze kugaragara byibuze ku kigero cya 95%. Imisimburize izayimeze gute tugereranyije n'abakinnyi bafite kuko iyi Sekafa regulations
zivuga ko ushaka wakinisha abanyamahanga bose ufite muri 11 aka kanya ariko mu gusimbuza ntiwarenza 5. ntibinasaba yuko umukinnyi yanditse muri federasiyo nta kindi kintu bisaba muri iri rushanwa nka ntuza nka papi ari gukora ibiraka muri ekipe muri Djibouti agiye gukina nk'ukina BAL rwose bagiye gutera ikiraka nk'icyo muri iki kiraka agiye gutera agahita asoza akigendera cyangwa bakumvikana agakomeza nyina we na Mensa Boateng ijyari ni uko umubare ntarengwa w'abanyamahanga ntago nyine baryamiye bagomba nuko bihora muri Sekafa ariko ni irushanwa riba riri open buri gihe n'abasimbura barindwi. Ikindi ni uko wenda ugarutse kuri Tony Kitoga n'uwo bazaba bari kumwe mu kibuga n'abakinnyi babiri bafite profile zitandukanye uti gute. Djigba ni umukinnyi ubona ko ari mature ushobora gukina ibintu bike ariko biri decisive, aho agomba gufata umwanzuro akawufata, aho agomba kuba yakora ibikwiye akabikora, ariko si wa mukinnyi nanone uri bubone yirukanka nka gutya tubona Tony Kitoga nyine iyo agiye mashyira azana imbaraga nyinshi na spectacle. Bivuze ngo aracyafite umwanya wo kuba ari hanze gato ariko bitari cyane kugira ngo ataza kwirara muri ya myaka ye twabonye ari umukinnyi uryoherwa. Hari abakinnyi amakuru ufite bari bugufi mu mikinire hari ingingo kubera ko reka ngurugero rworoshye nkomoje kuri Tony Kitoga na Mubaraka ariko nari mbabwiye ngo muri Sekafa bazakinisha abanyamahanga bose bafite ariko kuri benshi gusimbuza hagomba gusimbuzwa 5 kereka mugiye muri prolongation burya mwamwemerewe undi umwe kandi ari 7 bavuze oya ni 5 mu gusimbuza ni 5 yavuze ko 30 kuri ku rutonde gusimbuza mu kibuga ni 7 ni 5 amategeko yarahira press conference barabivuze ngo umubare w'abakinnyi n'abakinnyi 70 ninde wabivuze ugasimbuza 7 reka bave mu matsinda bajye muri kimwe cya kabiri ni 5 ni 7 iryo jwi uze kurishakira ni 5 urumva ni irushanwa babitegurira bitegurira Pablo barabyitiranyije n'abarozi barabyitiranyije bari bazi ko abanyamahanga bazagendera kuri wa mubare n'umundi wacu, ahubwo baravuga bati abanyamahanga mufite bose babakinisha ariko mu gusimbuza ntabwo warenza abakinnyi 5. ahanga irushanwa ni kwitegeko rivuga abanyamahanga se cyangwa nuvuga ngo abanyamahanga bose ufite ushaka wakinisha 11 ariko mu gusimbuza niyo wasimbuza abandi banyamahanga ariko ntibarenze umubare wa 5. itegeko ko rigiye gutuma muze kurireba neza cyangwa se biroroshye wanabaza no muri federasiyo ufite contact muri federasiyo yaba Robben wamubaza byakunda. Niyo makuru yari ifite abanyamahanga ariko oya ku kijyanye no gusimbuza icyo nzi cyo amarushanwa nk'aya ngaya ntabwo areba ngo umunyamahanga n'umwe n'igihugu yego ntabwo biyareba sino wango ni itegeko niyo wakirisha 10 w'abanyamahanga ni rusange bene amarushanwa mpuzamahanga ni mpuzamahanga nyine ariko itegeko ryo gusimbuza rikomeza rikaba ryarindi n'ubundi kubera ari byo bitegurira rino rushanwa buriya kafu ntaryize basaba uburenganzira gusa icyo basaba uburenganzira bwo kurikina urumva kuko ni irushanwa mpuzamahanga icyo usaba muri kafu ni uburenganzira ushatse wowe washyira amategeko yawe icyo ni icyo gahunda nuko ari 7 Pablo ni 7 ejo yarabyivugiye tereka aho 7 gusa umubare ni 30 ugasimbuza abakinnyi 7. Okay reka tugerese turebe gahunda ko ari 5 avuga ko itegeko nyine bazakoresha amategeko ya International Referees Committee ariko niba yakoresha amategeko nyine ni mu makosa abera mu kibuga bisanzwe ntago ari ku mubare ngira ngo 5 ahubwo mwajya muri prolongation bakaba babongeza umwe. Pablo wari kugendera ku mategeko asanzwe wari kugendera ku biri universe iyi ni Sekafa asanzwe iyi ni Sekafa iri free ni irushanwa abantu nyine ritegurwa n'iyi ntoze muri kano karere ariko reka tumekinge sure reka tubaze ariko n'umuvandimwe wita Gilbert na Gilbert arabimbwiye ni 7 yarabyemeje urumva
ni irushanwa Pablo oya utagiye oya Ntabwo Uta- Pablo abyumva Pablo ari ukuntu. ku mategeko. Oya, we wowe atanu. uragendera kuri rya tegeko we ari kugendera ku mategeko ariko sekafa yo yashyizeho imibare yayo y'umupira w'amaguru ari univaso Yeah. kandi iri rushanwa ryo ni exclusively for Sekafa bashatse bavuga yuko bashatse banavuga umuntu bati witwa Maurice bura ntabyo abazi Maurice Kandi ejo yari ahari, kandi Maurice barabivuze ari muri timu ya Coms Maurice nagusubiza ungaye Sawa. Ntabwo ari nta muri makuru timu ya communications byarutukandikira Robin abamo muri timu ya afaza communications arakanukira Ngabo Robben ese urumva Ngabo Robben we tukubeshya Ngabo Robben ari ayibonye n'ujya uva ku izima Ngabo Robben ayibonye ako kanya ahita agusubiza niba arindwi pro ariko Maurice wikirushye gahunda ni barindwi Pablo niba arindwi we ku igoro Robben ashobora kutagusubiza murimo kuko- ibihamya ashobora kutagusubiza kuko atayibonye ariko akiyibona aragusubiza ariko Robben akiyibona wafata yagusubiza press conference yose ibintu perezida wa sekafa yavuze ukabivamo wibaza Maurice gusa nyine mu magambo Maurice make ariko njya nsubiza ni uko ari Ndagusubiza. uko bimeze waretse agakoresha surusezi Okay. njya nsubiza gusa jyewe amakuru mfite nuko ari barindwi ku mategeko Sekafa yo yishyiriyeho gusa niba barindwi cyangwa umunani icyo nagira ngo mvuge ni iki ikipe ngiki ko zizagarika izindira barindwi ikipe yaguheza umwuka zizica ntekereza ko hari sha, siporo ifite abakinnyi byaba ubwabo. byaba bibaye amateka ikipe yaguheza azi barindwi ibaze nka ekipi ikipe ihuza umwuka ni ukuvuga ngo we yabanjiremo 11 ebana aragira gutya ingunga imwe ahite akuramo batatu urumva aterekemo abandi batatu mu kandi kanya ahita aterekamo abandi batatu ibikira umwe urumva nimuza kugera nko ku munota wa 84 nawe amuterekemo barindwi bashya bavuze ubuhuha bizagorana barindwi bashya cyane rwose bavuze ubuhuha ibaze nka ekipi idafite effectif ihagije hano izanywa amazi komise mbona murera irimo kumanura abo yitwa ba Sumani babwira ati mujye gusimbura ba Kameni imanura ababwira ati mumanuke terekamo abitwa ba Ritatu bambukiranya hari Pablo ngo nibyo gahunda ni barindwi ninde ugusubije bro ni barindwi ikirushya ninde ugusubije se n'ejo umuvandimwe Ngabo bivugiye kuri radiyo ikorera mu mujyi ariko ni sekafa president wabyivugiye gutya muri Avuga ni ko barindwi bagomba gusimburana utarengeje ariko inshuro 5 gusimbuza ni uvuga ngo kwa kundi ni uvuga ngo mu nshuro 5 yego ni barindwi Bijya ariko kumvikana. inshuro 5 nizigera utarabaterekamo bose tayari uvuga ngo ushobora guhita ufata inshuro ya ukoze mbere inshuro 5 usimbuje umwe inshuro 5 ubwo biba birangiye tayari Yeah. ntabwo nta wundi wemerewe nta gushyira wundi uri bushyiremo okay ariko usimbuje babiri ahandi ugasimbuza ugasimbuza batatu bakaba batanu indi nshuro umwe ugasimbuza wenda abandi batatu tayari ubona ko ubwo ugahita ushyiramo babiri ubwo rero urumva ubwo nibyo navugaga kuri Rayoni ndavuga nti uko twabonye abakinnyi hari ramprasoma tugiye kwitega muri Sekafa kubera ko nko hagati mu kibuga umukinnyi bita Fabio n'umuntu bita Toni Kitoga bazakina bagomba kubona umwanya icyaba cyose kubona umwanya wo gusimbura cyangwa umwe akaba yanabanzamo kuki batakoramo Ibrahim Jingalese Fabio akabanzamo byaterwa n'imibare y'umutoza wenda Jingale bakabona yaba mwiza asimbuye icyo ni kimwe Toni Kitoga ntabwo bavuga ngo Issa Jigiba yakina iminota 70-80 Toni Kitoga adakina nawe bisobanuye ngo azabona umwanya kuri Mubaraka we kuri ramprasoma na Kameni bizaterwa n'umutoza ashobora kuvuga ngo ngereka nkinishe Kameni Mubaraka musimbure cyangwa Mubaraka mukinishe Kameni musimbure umutoza bitewe n'igihe baba bamaze kurana n'aba bakinnyi na buri wese karite muguze mushakamo niwe uzi uburyo agomba kubakinisha kubera ariko amakuru namenye Pablo untouchable hagati mu kibuga Jingale umuntu udakorwaho Jingale ntakorwaho muri kiriya kibuga hagati ni nasimburwa ni ibyaba yasimbuzwa ariko ni umukinnyi ubanzamo muri Reyo iby'abasesenguzi basesengure ariko uwo wita Jingale ntakorwaho ari mu bakinnyi bafite ikibanza nyamara Jingale azanyurwamo
we ku makuru mpabwa n'abari indani hari Jingale yazanyurwamo dore ntabwo ari ibintu njye binjemo gutyo. Fabio akore cyane azakina. Nabonye ko muri aba bakinnyi bose mu kibuga hagati uko ari batatu bagomba kubanzamo n'abagomba kubasimbura bafite nyine nabo baratandukanye nyine ukuntu ntago uzi ko ku makuru mfite yaba ari Muderi Akubali yaba ari Jingale hari ingingo ngo urabona nta n'umwe ufite potential ya nomero 6 yifuza ko ntuza ari ku isoko ari kwisabira kugira ya nomero 6 yifuza uko sinababwiye ko ari kwisabira yasabye umuntu ngo amufashe gushaka equipe yaramubwiye ati ndabizi byose urabishoboye biri mu biganza byawe ati nshakira ikipe kugeza ubu nta niyo turi kuvuga. ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze hari ingingo iriya mikino ya Jamus ndetse na Gor Mahia kuvuga ngo sibyo Jingale akina nka nimero 8 ngabo arambwira rwose muri 7 none ngabo ntabwo baragwita gusubiza naho ubundi uriya muvandimwe wundi azagusubiza nk'ejo kandi atarayibona. Maurice abari he ngabo bari update ngabatindirwa no kubona Maurice yiberaho ubuzima ngabatinzwe no kubona message umuhaye. Ese Maurice abahuze cyane ahita gusubiza ariko Maurice wamara n'icyumweru ataragusubiza. ni nkanjye Maurice ni ikibazo wowe urasubiza cyane nibyo rero nakubwiraga uransubiza cyane umenye aho ubariza umenye aho ubariza murazasubiza ejo sha ngabo ni siripa nako kanya ngabo azansubiza ejo cyane ejo Sekafa yatangiye buga ejo ni kwa gatanu ejo nibwo Sekafa itangireje Maurice muramubaza iki kwe Neza turamubaza iki communication igomba kwihuta niba akora muri communication ukora muri communication igomba kwihuta vango nta update online WhatsApp email kuva muri telefone hose ugomba kuri tayari. Niyo mpamvu uyu munsi ngabo tumuhinda byose mu gihe gitamaze muri Ferwafa nta kintu na kimwe ushobora nta makuru ushobora kubona aba ari tayari kabisa kereka umuntu yashaka. Niyo mpamvu bigiye korohera Rayon Sport 7 uzi ko tugiye kuza tubona ikipe ikinota 90 itananiwe ariko ngo Jingale adakora cyane baramutwara abantu pita ngo musesengura we na Pablo mwana musesengura kandi twaramwiboneye Peter twamwiboneye cyane byo musesengura byose ko muzansaba imbabazi aha muri kumwe muri gukubita kandandi tabaho kandi nawe ntiruriya ruti ngewe umuhungu agushyiraho umubiri bikagora uburyo njye namwiboneye ngewe ruriya ruti uburyo njye namwiboneye n'amaso yawe rakomeye ruti ni ibibazo ndabara rakomeye pe uburyo njye namwiboneye ariko attention Peter irataye ngiye buriya niyo nemera muri football ahubwo ngitayifite irataye arega Jingale ntiwaramubonye neza Jingale boro ku mutwe ariyo nuva ngo ni muremure ba Gor Mahia niba mutagangaje cya gisuka wowe cya gisuka twakinaga se mpamvu twakinaganikaho Jigibasa twamubonye kanga Jigib cya gisuka warakiboye twabonye atagangaje rwose atera arya Jigibamba 10 niyo ateye yapoto ku mupira yahawe na Mubarak niyo ateye yapoto cyaramutagangaje rwose uriya mwana bita Jingale ku myaka ya 19 njye umuntu wamwe yambwiye ati nabiyumishe murimo muramusesengura ariko byagaragaje ko icyo twabonye twebwe twavuze ibyo twabonye kuri Kigali pe ariko twaravuze Jingale ntabwo azi umwanya ahagarara urabyibuka njyewe urumva njye narahagaze hano ndavuga ngo wowe wari urimo uragira ute wari urimo arimo aragendera ku magi uragendera ku magi kuri Jingale urumva se nuba atakijya n'ubu kandi nuba urabasigara narakira njye karite niboneye zuriya mwana Jingale kuri karite nyine niboneye ku mukino wa mbere ku myaka 19 imbere y'abafana barenga 10,000 muri stade muri Kigali pe kandi aho byemeza ko igitaramo cyamutagangaje akaza njye nkibona yabuzahagaze kuko uburyo yakinye nka nabarasa dukira n'isango nubundi akibaza ari gukira icyo bita ngo free roll nubundi akibaza umuntu wari wataye umwanya we ni Jingale cyangwa ni Model nabarasa kiri kibuga cyose ngo Pablo turamenye ngo ninde wari wataye Pablo nubundi akibaza ni Jingale wataye umwanya ni Model twibajije nyine mwabakuriye ko mwarabibonye
uzi ko kiriya kintu kuko nimero gatandatu kiriya kintu cyatumye hari ingingo ahita abwira tekinisiye njyewe ikipe nabonye yongeye gukosoka dore ikintu kiriho ikipe yongeye gukosoka hagiyemo Toni Kitoga dore ikintu mugomba ikipe kumenya yongeye kugenda mwebwe dore ikintu gihari ni kimwe mufate mudera ku bari mumushyire gatandatu jingare 8 noneho mumenye wari uri guta umwanya arindwi ahubwo icyo kintu mwebwe buri wese mumushyire mu mwanya kubera ko mwe muri kuza twikaze ko jingare ari wari gukina gatandatu uwo bita mudera ku bari wakinaga gatandatu nacyo kintu ko twabonaga jingare ari inyuma ye icyabaga mudera yagendaga jingare agahita kagaruka kandi Mediane bari babishe urumva Mediane bari babishe iyo babishe rero habaho ikibuti none ubufatanye se oya ibuka Toni Kitoga amaze kuza byasubiye ku murongo cyangwa ntibyasubiye ku murongo iki se byagiye ni ukuvuga ngo ibintu byatumye Mediane idakomeza kuryana bivuze ntuze ngo Mediane ya Gor Mahia ari ingingo yagiye kwita gatogi mu kandi numero gatandatu Kitoga muri kuvuga ibintu bye byose bikoreraga ku ruhande Pierre hari ingingo akibona uburyo jingare ndetse na nuza bakina na modeli amakuru biravugwa ko ngo yahise yifuza numero gatandatu tipike wa undi ufunga zone ye nta nimero gatandatu uzaza muri Rayon urumva numero gatandatu tipike nta nimero gatandatu mushya yambaye njyewe nshobora kuba ko Rayon Sport niba umukinnyi bita Henry Musanga nta kibazo afite ariko basaba imbabazi ariko uzigatara n'umukinnyi nyagatanga ikipe Rayon Sport reka nkwereke niba umukinnyi watengushye Murera uzi ko reka nkwereke nk'urugero ariko yemeye kuza muri politike nta mwanzi uhoraho politike nta mwanzi uhoraho nta n'inshuti ihoraho nta n'inshuti ihoraho ari muri politike muje muri no mu mupira no mu mupira ariko bigenda mwaje muri no mu mupira ese kaze mwigero zoro bizanye muri FC none se reka nkubaze nk'urugero ntabwo rwatubyaye ubwe yivugiye ati muri Rayon Sport nabayeho nk'umuntu uri kwa mukase kwa peri ni mu rugo ni kwa papa cyangwa kwa mama none se iyo agarutse i Kigali ntajya gukora imyitozo mu nzozi hari none se Keve ko atakiniye APR ko yavuze ngo nta nubwo yayikinira ejo bundi yayifurije ko ntiyavuze ko ari mu makipe yifuriza ko yifuriza ibyiza bahangana bisanzwe ariko birarangira Keve byeze no kugeraho aravuga ati bwari ubwana urumva aha bwari ubwana nta mwanzi woro mu mupira ariko no mu mupira niko bimeze birangirira aho ngaho aho mu bisozo oya ngiye dore ikintu navuze bwikeneye nimero gatandatu ariko nanone ahari bakora umva nkubwire ahari bakora oya reka nkubwire Jori cyanze cyo kuwa mbere kuvuga ngo kuwa mbere kwa Mediane Pablo reka mvugaho murahuza Mediane yabirimo Henry Musanga akuba yari 8 bafite isagiye nzamenya neza nimba ari ikeneye nimero gatandatu cyangwa dore no bikubwiye reka tuvuge ko yari atarahuguye icyo nzi kuwa mbere tuzaba dufite version cyane tuzaba twahinduye imvugo ikiganiro cyo kuwa mbere nzaba nicaye ndi kwitegereza akaruza ndandika ku kandi Karine naramaze kuyigura Karine narayiguze nandika akantu ku kandi nabahaye izandani ziri confirmed Jori tuzatwicara ahantu Murera ikeneye abakinnyi baramutse babaye benshi baba babiri cyangwa umwe Murera ikeneye numero gatandatu ntawe ikeneye umuaxiyare ahandi imyanya iradananye Boris Bene n'ubundi uyu niwe ndimo mbonara wakinanye ibintu by'ibipfuko n'ubundi Boris ntiyavuyemo ku 27 yasimbuye na Nuzi ariko atasiyo kubwo uhambiriye mu ntuza se ni Atiso uhambiriye na Atiso se n'imifuko birabe n'abakinnyi hari kuri birani ibintu by'amanyeri ari kina abakinnyi akuna abakinnyi bikora ari twanye Jori ntidukina zaba nihambiriye hano na hano Rukanga dukuze nzafite na kakaboro kameze nk'aka ya tupapasi ya watupasi ariko ya watupasi nawe reka tuze tumujyeho tumufiteho zandani ahubwo ngewe kandi ari bugere i Kigali uyu munsi kare mutayimvana kuri Rayon Sport ntipangiye 11 turacyari gatandatu mwe bawe kuri KVZ kuko ngiye kubahindura hakiri kare ya watupasi nawe turi bumugarukeho nakiza akantu kuri IG yanjye nibaza ati ese hagati ya Nisingizwe Christian na watupasi ya watupasi na Mudera Kubari ko ya watupasi kuri wa gatanu azaba ari Nyarugenge ejo ya watupasi kandi naho ngo atumwanya ninde uzakira atumwanya we watupasi twakarabye mbere cyane ntabwo byibuka ya watupasi kera kabaye twarakarabye ngo ariko ngo niba ari ikintu cyabaje ya watupasi
ngo baramusuzuguye cyane oye kandi we yari yateguye sekafa cyane ngo kuba n'ibindi ngo byose. kuba ataragaragaye kuri uriya mufana wa Rayon Day atarabonetse kuri Rayon Sport de ngo arimo ni ikintu aratera cyane icyo bita cyamubuze. fimbo ngo fimbo hatari byibura akava muri yatwaye igikombe nibyo navugaga urabona uyu mukinnyi bitari shari aramuratishije uzi ko rishari yanze promesi ya Rayon reba bamuhaye umushinga bamwe ati iyi ni Rayon itandukanye na za zindi ntabwo ari Rayon yambura kandi kugeza akanya baramubaza ari n'igiceri cy'icumereye kubamo ati wapi reka amafaranga tuzaguye ku itariki 15 arabyanga nta yindi kipe yari afite abonye byanze atajya mu Buhinde tayimanukira India ese watu pasi ngo aribereye Kinshasa Kinshasa niyo wabureka bikaza mu Burundi guteze uyawut pasi yakinaga mu Burundi ariko n'umukongomani PS ni umukongomani 100% wazi ikinyarwanda bambikira ko avuga ikirundi ntacyo avuga ni ikirundi cyawe kare mwitiranyije na Asumani ahubwo Asumani yageze mu Rwanda yigira ngo umuntu utazi ikirundi urumva ngo yeze icyongereza dore umuntu wasekeje ni umuntu utari shari rishari njye nanjye twaranavuganye ambwira ko ikintu ashobora kuvuga ari kimwe ari oya igiswahili n'igifaransa azi kubivuga neza ariko buriya kandi ikirundi abagirundi unaherekera buriya umuntu kuri ba Pierre n'abashasira umuntu ushobora kukuganiriza mu kinyarwanda n'ikirundi bivanze ni Makenzi nta kibazo bafite ariko abandi bataramuha n'undi muntu wabikoraga ni undi muntu wabikoraga ni Jiru Rimwengo ariko uzarebe ntashobora umuntu wanengushye ni Asumani yaraje aravuga ati ngenzi icyongereza n'igifaransa nzi ariko niringara wese bimeze bito muyakora mubaza ngo ntaringara ziburi muyakora mubaza ngo ntabwo wagerageza ku kinyarwanda ikirundi nako ngo wapi ariko agiye kuva muva nk'ejo bundi ushobora kuba ari konsinya bari abatarama baba barahanye mu buryo bwo kwimana n'amakuru dore ibyo bintu bimeze pi hari uburyo bivuga no mu buryo bwo kwimana amakuru tu bakabikora gutyo dore ibyo bintu nasanze bimeze hari abo tujya turenganya aba batambwe gloire n'abakongomani bafite amamoko muri Kongo Pierre we ni umurundi turebe nk'abari bari mu Rwanda nk'abariya ba Musa Majaliwa bari n'abakongomani abakinnyi benshi nyine bambuka baza mu Burundi akenshi abarundi bagahita bahereza iki ubwene igihugu niyo mpamvu nkubwira ngo ndabarasa ariko hari abakinnyi nka Ndikumana Sumani we urumva imodoka ya Mureko itazi Rayon Sport kuri hoteli ya Ferwafa niho iparitse igiye gukina yereka abantu kuri YouTube ariko na KV yegeranye n'iya Simba KVZ ya Singida nkurikije Rayon Sport nabonye kuri bari kuzi branding sorry cyane barimo bazi branding ari kuzishyiraho niya task ndayibona ibirango Pablo ngukurikije Murera nabonye kuri Gor Mahia nkitegereza umukinnyi intambwe ku yindi hari ingingo ugiye gukina Sekafa n'irushanwa abareyo barishaka nubwo nabonye na Fande General Mubaraka avuga ati irushanwa ryitiriwe umukuru w'igihugu cyacu turifite inshuro 3 kandi twazitwaye turi hano mu Rwanda ikintu cyo kigomba gusigara General ejo ari mu myitozo ati nta muntu ugomba abafana mugomba kubiyereka ku munsi w'ejo ibaze nk'umukinnyi waje yavuze amagambo akomeye cyane Fande CDS yavuze amagambo akomeye cyane urumva uravuze gute ndaba navuga ati uze kureba CDS harya hari intu zirimo interview irimo cyane biravuga cyane urumva navuga ni umuzamu bita Dande Junior yaranyemeje uyu muzamu iyi defense azayifata yorganize kubera ko burya ngiye nkunda abazamu bazi gukoresha ikirenge bazi gukora imipira yo hejuru iyo hasi noneho bazi no kuvuga bazi kuganira n'abadefense burango n'uyu muzamu bita Suruani buri kanya ngo ababwira ba Yunus ati Yunus urajyaye atugite ku gipira cyose uri gufata kuri kugitera imbere meza bite kuri gubagurika vipi urumva abazamu ngo nibo bagezweho hanyuma rero ubwo dusuze Kagenza ariko
kagenza yarabuze ejo bundi yari ari Kamembe soze kagenza ariko ati imyitozo iratangira ryari Pablo tangiza ibintu imyitozo birimo tangiza cyane amahugurwa umupira Pablo Ya. tangiza amahugurwa Igihe- imyitozo. baro turi kwishaka amahugurwa aratangira ryari gahunda ya Tangiza macho itariki amahugurwa. irahari none tariki 8 ntabwo turandika kwandika ni iminota ingahe biga abantu bagomba kubimenya hakiri kare kwandika ni iminota ingahe kuko ni ukuvuga ngo byibura ni ukubwira tonta akandika ibaruwa tukayishyikiriza nde dukuze ejo oya ni ukohereza kuri imeri yabo yabo noneho akaba n'indi bakaduha feedback se hakaba n'indi dushyira kuri ki kuri kuri. reception kuri oya inbox ya dukuze cyangwa se mugani kuri reception kuri reception si byo byiza cyane ushobora kuyigeza kuri ko reception se izagera ibintu byo kujyana Reception ibaruwa agenda- ndabara byavuye kuri mode wanayimoreza wanayimoreza inbox reception uragenda bakaguterera icyo bita kashe kuguterera se baguterera iki itari muza yitwa kashe pour ubwo reception rero kagenza arimo ambaza kagenza aramubwire ngo arimo ambwira ngo ntabwo azemera gukina nta myitozo full kit arayifite tangiza kagenza yahatari aje bita full kit tangiza amahugurwa urumva kuvuga ngo nanjye dore ikintu ntazagira sinzakina oya nta mukinnyi uzabanza muri 11 bagororotse oya uretse no kubanzamo utarakoze imyitozo nihadakorwa imyitozo byibura ine mbere ya match sinzawukina ko numva Si ukubeshya. mwakaniye wana ibyabaye ubushize narabibonye mace ko uzi ibintu byabaye bushize ariko baba batsinze nihataba ndidekaraye umuntu ariruka neza ukabona 7 byeri iri hafi ndidekaraye imyitozo nitaba byibura ikabira ine mwatsinzwe bingahe ntabwo nzatara ibitego match. 4 kuri 2 kuko abandi bo half time twari twari ibitego bari abagenzi bacu dushaka kuzakina nabo half time twari twari 3 bari abagenzi bacu dushaka kuzakina nabo barasakura imyitozo. n'abakinnyi bakinnye muri Kicukiro premier ntabwo bakora. division bakorera Jado iyo yarashaje. Kicukiro. ejo ntabwo ejo twakinnye abanyamakuru bandika n'abavuga Jado yarashaje ejo ntabwo twakinnye abanyamakuru bandika n'abavuga abagenda bro nasanze akirimo cyane ninjye bari bamurindishije baramwe ati we kwera umuzi rero ataza kugukubita twaducenga twagahita kucaho bari bashyize kuri kabiri oya mwitozo turawupanga biserekana kandi biri serious bitari ibyo nuko hari kuba imikino y'agaciro imyitozo ntabwo twabara tuyikora si ngombwa kuri tapi ibibuga ni byinshi ibihe bibuga se uvuga ibibuga imyitozo wowe umbwire umumena ibihari umva rero reka mbabwire ikintu kimwe ibyo tuba dusigaje no kuri amasaha mbabwire igisigaye gahunda nuko nidusohoka Pablo yigaragaza twicara ahantu izo gahunda zose tukazipanga reka tubanze tugorore Murera tuyivireho icyarimwe kanya byo ni ibibazo ariko icyo nagira ngo mvuge ni kimwe Dande Juni ahubwo uragira ngo twibagize ko ariwe urigaragaza ari ugomba kwigaragaza inshuro 8 oya da ngeze nzajya nkora muri 18 Jori ubushinga wigaragaje Jora dahari kandi nta nigaragaje ahari wigaragaje Jora dahari ntago bibarwa ntago bibarwa twite forfait bire ntabwo nzamura muri 18 Jora ugomba kwigaragaza ahari ubwo rero ntabwo nzamura muri 18 nawe wambabaje cyane kandi ari mu bantu nanahamagara nimugoroba bakabura yewe oya ndavuga umutara oya ndabara sari garagaza uyu munsi Jori ndabara nako na Pablo kwanza banansuzugwe abaciye amande buri ariko uzi ko Pablo asigaye ari ingona mwembi cyane Pablo asigaye ari ingona ingona imwe ijwi igira pana ni kurira ibihe bibi cyane ingona ijwi igira pana kurira ni ibihe bibi cyane ingona isanzwe irarira Pablo yarize ku munsi wa gatatu isanzwe yirarira ibyo mubireke isanzwe yirarira aho se Jori ko bavuga we yarigaragaza turabipanga mu kanya cyane oya ndi kuvuga ibyo iryo jambo rikorera amashyi cyane kuvuga ngo ibyo kinesha kuri Jori fatira ubwo rero wongera rivuze ni navuze ngo ibyo kandi rero kuvuga ngo tubireke ibyo byose barana twicaza tukabiganira rwose ikiganiro ibindi turabiganira nyuma reka twanzike rero tubanze tu nari nkomeje ariko mbaye mushimiye cyane Jori urababaje tubanze turangizanye n'iyi Murera reka mbaze nangizanye na 11 nta kintu kiriho bako se bite byawe turi kuri urumva turi kuri rero nari mvuze ni Kameni uko yatwigaragarije kigera mu Rwanda agomba kurijyamo kuri KVZ akajurira 11 ya kipe we na are gatasiyo Kameni twabonye ikize
twabonye kuri rya shoti bamuteye agatera ya parade dawe ntabwo yigize abona challenge ntabwo yigeze abona challenge uze nubwo atayibonye urumva yateye parade hano hatari niho dushaka kumenya ariko atansiyo iriya parade yakoze ikubiyemo ibintu byose bya Kameni yagombaga kutwereka na leadership yatugaragarije muri defense icyo ni kimwe icya kabiri byose birangije kuba highlight Kabange y'iminota yose yakina Kabange icyo namusabye yaragikosoye Kabange zamura imipira iri hejuru apana kuzamura amasantere ari hasi ubushize nicyo cyamwicaga no gutera atareba nushaka gutera utarebayo kwasigaye azigura ariko Kabange dore ikintu akeneye gukosora gifatika nicyo twanaganiraga nicaranye na Mukude bati ateye santere ebyiri ariko arapfa gutera atanabonye ko umwataka nariyo nuvuga ngo nukuba nitereye baza urebe ese umwataka Kameni cyangwa Mubaraka bageze muri minisitiri fasi mume y'umupira yego icyo ngicyo ni kimwe nagikosora azaba abaye full right back wo ku rwego rwo hejuru ikindi cyose ni mugozi niyo wazana umuntu bita uyu ngukira muri hariya nindi gira umugisha ntabwo yacika ntabwo yatambuka ariko nkumbuye umukinnyi gira umugisha atambuka nkumbuye umukinnyi bita Kuribari rero se ku mahoro ntabwo wamufashe reka mbaye story uretse n'ibyo muribuka ku mahoro babanzamo Serumogo Ari gira umugisha mu kubitana amakrosova atatu ageramo abafana bavuza induru batangira kugira mwakinaga kabiri k'u Rwanda kira nindi abafana batangira kugira gutya ngabo Robert oya nyuma ya Ganda Elias oya nyuma nyine tugarukine rushesha ngoga muribuka afata umuntu bita Andre Ayudede ku mahoro uyu muntu ashobora kugufata aragucakira cyane bigakora oya gira umugisha ntiyacika Kabange ubwo ndabarese ashatse kuvuga ko byaba ariko amani ngo wape ashobora kuba yamufata match imwe bigakunda oya gira umugisha ari mugozi ariko ntabwo byaba ibya buri gihe kandi n'uyu ngo bita amani wo muri aperi atazacika Kabange aya nkumbuye wo bita Kuribari urumva niwe mu winga ni ukuvuga ngo icyo gihe Rayon Sport ikina na Hilali abafana bagize Serumogo gutya bati navemo cyane umutoza amusimbuza ako kanya ahita amusimbuza Serumogo aragenda Etasari mu gitondo ahita ajya muri match irangiye ntabwo yategereje ni ukuvuga ngo Serumogo match yararangiye yakinnye ivarisi bakimara kumusimbuza yase ajya guhamagara bati ibintu mubyegeze hafi mu kanya ibikoresho byanjye n'ibimbe hafi yarafite itike y'indege Serumogo yagiye ku mahoro ntabwo yasubiye inyuma yise akomerezaho za Giporoso ajya mu kibuga cy'indege kandi televiziyo ya match yararangiye ahita akora televiziyo bashyizemo umuntu bita Serumogo bambe Serumogo ariko yagiye nabi pe uzafara gufata baro bakakuvugiriza induru ariko ahubwo yagiye neza iyo bamuvugiriza induru kuriya iyo bamenya ko ari umunsi wa nyuma bakamusezera iyo bamuvugiriza induru kuriya nta ntafite yo kujya byari kuba ari ibibazo hanyuma rero kabiri Kabange Sanfort umukinnyi bita Bedi kuva yagera muri Rayon Sport nta kintu aragera iyo ari kubona ari kuri bench n'abayumva ari ikibazo ari abantu bajya bita mu nzego za leta ngo nabafasha myumvire nabo banza ari umufasha myitozo kandi amahirwe yarayabonye gusa nyine buri muntu agira igihe cyo n'ubundi mbona azasubira kandi bagufasha kumva ibyo utumvaga nyine kuri gatatu rero gatatu buriya nta challenge umuntu bitaga Nijuru Eri afite sizi icyo kintu mukibona bazamuye umwana bita Alexandre uriya mwana bita Alexandre ngo awutwara ku musatsi Zuberi kuki Zuberi tumwibagirwa Zuberi bro nuvuga ngo ari Zuberi barakina ni Bugesera hari na Fabrice abarwa muri gatatu cyane ko muri asaratera Fabrice mu mibare ya Rayon Sport buri mukinnyi buri zose bagiye bayishyira abakinnyi bayo Fabrice ari kubarwa mu bantu bakina kuri gatatu kandi Nijuru za centre zase zishize ugomba kuzongera kuri goro twarazibuze kereka niba warabahuye na Menace z'umukinnyi urumva kuri goro hari ukuntu wabonaga asa nkaho Eliya Nijuru ariko yenda kujya imbere cyane imipira myinshi agahita yereza Tiso cyakigarukira
agatereza tiso aheza agatiso hagati y'igarukira yazamukaga cyane Peter naba winga yari afite nawe yari abizi ko agomba kugira icyo akora nyine kugira ngo izo match izo baro zigera imbere y'izamu nta yandi mahitamo yari afite cyane nta yandi mahitamo yari afite byonyine kugafata akagasunikira umuwinga umuri imbere akazi karahita koro ariko dukeneye ganijuru w'urwembe ugenda ahinduranya na tiso azamura sante wibuke ko hari n'aho bageraga bakamushinja kuzamuka cyane ubu urumva ko nyine byibuze afite dore impamvu yo kuzamuka cyane rero bizanamubera byiza uzi ko uyu mukinnyi bita Charles Chuplau uzi ko bari gukinira hara kuri ruhande rwa ganijuru ahubwo se ganijuru atazamutse yabwira iki mutoza kubera ko akinisha umusona urugero rworoshye reba Gabriel Magalhaes akinisha imoso uzi ko nomero 3 bisaba ko Karafiori cyangwa Hikapi yizamukira ukabona ari kwikina 11 no kuvuga ngo ganijuru wigira ubwoba zamuka utera amasante Rayon Sport ikeneye imipira myinshi yari muri asegesha umuntu ari imbere don't forget yuko umuntu bita Charles nawe ari slow mu kugira gute ngeze muri axe naga akunda nyine oya navuze ko uyu bita Charles Chuplau nkeneye kumenya ya babayitsi ukuntu abameze bango uko byagenda kose ya babayitsi bahuye na ya ekipi babayicisha bisaba ko buri wese afunga zone nyine buri wese afasha undi inyuma urumva ko ntabwo wahora wizeye ko nkeneye ndabara gori ntabwo yakwe nkeneye ku cyo bita umupira afite umuntu bita Chuplau Charles impeccable sans faute umupira uri mu kuguru kwe awukina neza ku imoso impeccable aho ni sawa ariko defensively kwa kuntu bahuye n'umwataka uraza gutuma babayika niyo nkeneye kumubona gusa ahubwo reka ngere kuri Matumona icyo nashaka kugarukaho kuri Charles Charles we uko byagenda kose muri ri axe centrale niwe mu defense niwe ministre wa defense arazo ngewe nkurikije uburyo namubonye uko tubona Maduzone uzari ministre wa defense ya Peri Charles azaba ministre wa defense wa cyane aka kanya byibura muri Peri turabizi neza yuko ni zone na Yunus uko byagenda kose kizaba cyose ariko aka kanya muri Reyo ni Charles kwa Matumona Matumona rero ndabarasa kamugereho mugezeho Matumona waretse undi mwana ukaba umusimbutse gato mbega umuntu babayika mu maguru afata baro Matumona nahandi ahita reba dandejo niyo hagaze neza muhe cyane isubirize kwa Charles Chuplau wowe uri gukina kane ugomba gukina nomero 6 ariko baguhaye baro babayitse usubije inyuma niyo mpamvu kuri match ya KVZ fata umwana bita Nshuti Didier mu gihe utarabona umudefenseri umuhekeranye n'umuntu bita umuhekeranye n'umuntu bita Charles Chuplau turebe noneho amelioration yabo ukuntu bimeze iyo mariage yabo urumva ni ukuvuga ngo Matumona yahuye n'umwatakura aza gutuma babayika Matumona izarya Imana yanakitsinda kandi Matumona yanakitsinda uburyo abafite ubwoba hari abahinda umushyitsi mu maguru cyane abahinda umushyitsi Peter nabyabonye pe baro nyinshi ziba zisubira ku munyezamu hanyuma rero hagati mu kibuga nomero 6 nomero 8 ahantu ho kwitondera cyane aho hantu hari ingingo nutagira ikintu hakora birakomera ubwo na Hilal kuvuga ngo permutation ngo Jingarengo yagiye ngo nuza ngo yasigaye oya dukeneye kumenya nomero 6 ari ingingo aka kanya ku isi hose akakanya muri Reyo akakanya ku isi hose ikipe igomba kuba ifite nomero 6 utajajara wa nomero 6 ufite zone ye gutya avuga ati ngiye mfite zone yanjye shora no kuritura umuntu bari sigisuka Rayon Sport ifite hagati icyo abantu bagomba kumenya kuri 6 nimero 6 wa Reyo ni umuntu bita Muderi Akubari niwe nimero 6 Rayon Sport kakanya kwa jarajara umusimbura we akaba ari Christian Isingizwe nuko nkuko bimeze nabarasa kwa jarajara nicyo mvuga yabatupasi yatupasuye mundi nawe ngo arari Nyarugenge kandi ngo baramuhita iki kandi oya dore batupasi kintu bamenye nayo ngo bagiye kumutwara